Abanyarwanda iyo bicaye baganira cyangwa mu kazi kabo ka buri munsi bakoresha zimwe mu mvugo zirengura ku gisobanuro runaka. Izo mvugo nizo bakunda kwita insigamigani. Uyu munsi reka turebere hamwe inkomoko y'insigamugani yitwa bamutereye kwa Kajwiga. Ese n'umugani baca ngo bamutereye kwa Kajwiga wakomotse kuri nde, hari ryari? Ugutegura ikiganiro nkakikugezaho nitwa Netisha Moses. Ndagusaba gukora subscribe niba utarekora kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho. Uyu mugani baca ngo bamutereye kwa Kajwiga bawuca iyo babonye umuntu ufasha undi akamuniga akamunegekaza, nibwo bagira bati naka bamutereye kwa Kajwiga. Wakomotse kuri Kajwiga k'imuniga mu Buganza, kuri ubu mu karere ka Rwamagana, intara y'Uburasirazuba, ahasaga mu mwaka w'1700. Kajwiga uwo yabyirutse ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa, abirukana ubuhanga bwo gukirana arusha abandi bose bo mu karere k'Ubuganza n'Urukaryi ndetse n'Ubwanacyambwe. Amaze kuba icyamamare mu Buganza n'ahandi, abasore b'Umukarange basaba umwami Ndabarasa ngo bazarushanwe gukirana. Ndabarasa ntiyatindiganya, aramutumiza araza, amubwira ko amutumiriye gukirana n'abasore b'Umukarange. Kajwiga uwo abyumvise araseka cyane kuko yabonaga ko nta wamuhangara. Ati wenda bazaze bose uko batuye Umukarange. Nuko bararekera abasore b'Umukarange kwitegura kurushanwa na Kajwiga. Igihe kigeze basesekara ibwami. Ndabarasa ati nimuhoge tujye ku Karubanda aho abantu bose babarora. Baragenda no ku Karubanda, bahageze ruranzikana. Umusore w'Umukarange batoranije mu bandi agisumbirana na Kajwiga, Kajwiga aramwesa. Hakurikiyeho undi, Kajwiga amukubita maze aramuvuna. Abandi basore b'Umukarange bayibonye baratinda maze baratinya. Kajwiga atsinda atyo. Amaze gutsinda abasore b'Umukarange, noneho aba ikimenamutwe mu gihugu hose, bituma abyimbamo ikuzo ry'urugomo. Umusore wese bahuye akamuhata ngo bakirane, yabyanga Kajwiga akamufata ku gituna cyangwa se akamufata ku ngufu, yarangiza akamukubita. Akomeza kubigira atyo. Bukeye abantu bakuru bajya kumuregera Ndabarasa, bati Kajwiga yacuye ibintu mu gihugu. Umusore wese bahuye arakubita, mbese baramuvuga bayerekeyeho ndetse no kumuhimbira. Bati ndetse uretse n'abasore n'umusaza n'umukecuru bahuye arakubita, avuga ko u Rwanda rwose abarusha amaboko. Ndabarasa atumiza Kajwiga aramuhana, amubuza kugira urugomo rungana rutyo. Undi arataha ariko ntiyacogora ku rugomo rwe. Iyi ni Netisha Moses TV. Nagusaba niba urakora subscribe kugira ngo ukomeze kuyikora, ndetse usangize ibiganiro bica hano ku nshuti zawe kugira ngo twongere umubare w'abadukurikira. Turi kurebera hamwe insigamugani yitwa bamutereye kwa Kajwiga. Nuko abasore bo muri utwo turere babibonye batyo bajya inama yo kuzihanira Kajwiga. Bukeye bamutegera ku kibuga bashoye inka, bamwiyenzaho baramutuka. Bamututse ararakara, abasatira yahiye karungu yuzuye agasuzuguro. Bashoka bamusumira bati ntihagire umukubita, mureke tumunige gusa. Bamutura hasi baramunigagura. Abakuru bari aho barabitarura barebera ayo bamugirira. Urufuzi rumaze kuza, atangiye no guta ibiti abapfu, abakuru bamumuvuvunura mu nzara yashegeshwe, bajya kumwondora. Amaze gukira acukiraho, ntiyongera kugira uwo agirira nabi se cyangwa kugira uwo agirira urugomo.
naho hakomotse ubwirwanwa, babona abantu bafashe undi bakarwana bakamuniga bakiyamirira abati noneho naka bamutereye kwa Kajwiga, nk'uko abasore b'umukarange batereye Kajwiga ku munigo. Guterera kwa Kajwiga cyangwa guta ku munigo. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro, nizere ko kuva uno munsi mumenye imvo n'imvano y'insigamugani guta kwa Kajwiga. Iyo bategura ikiganiro nkanakibagezaho nitwa Nitisha Moses ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose. Ndagusaba gukora subscribe niba turayikora, ndetse like, shares na comment nabyo ntibibure. Ndabashimiye.